Ese wari uzi yuko isi yacu iteye mu buryo ikintu kibaye ku isi icyo ari cyo cyose kibasha guhungabanya abayituye n'aho cyabera aho batari? Ese wari uzi ko intambara iri hagati ya Isiraheli na Irani yakugiraho ingaruka zikomeye? Mbese wigeze ubitekerezaho? Ese muri ibi bihe bikomeye isi iri kunyuramo, Imana iradusaba iki? Isi iri kunyura mu bihe bikomeye cyane, intambara iri hagati ya Isiraheli na Irani iri gutuma ibiciro bizamuka, iri guhungabanya ubukungu ku isi mu bihugu bitandukanye. Dore uyu munsi abantu benshi bafite ubwoba bw'ingaruka z'iyi ntambara. Abandi bari gushaka kuyungukiramo. Ibyo bita kungukira mu kavuyo. Guprofita ibihe bimeze nabi kugira ngo bamwe bakire mu buryo budasanzwe. Ariko ikibazo si intambara gusa, ahubwo ikibazo ni umutima w'umuntu. Mu mateka ya Bibiliya dusanga Aburahamu wakomotsweho n'Abisiraheli yaravukiye hafi y'aha hari kubera intambara. Imana yamukuyeyo imuha kuba sekuruza w'amahanga. Ese ibi bitwigisha iki? Ibi bitwigisha ko Imana itaduhamagarira kuba abanyentambara, ahubwo iduhamagarira kuba abanyamahoro, abatanga amahoro, abashakisha amahoro. Yesu ubwe yaravuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 5 ku murongo wa 8, yaravuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Ku murongo wa 9 haranditse ngo hahirwa abakiranura kuko ari bo bazitwa abana b'Imana. Rurageretse hagati y'ibi bihugu byombi, ndetse hari n'ibindi bibiza inyuma mu rwihisho bikorera muri rido. Ariko se wowe ukwiriye gukora iki? Nta cyiza cy'intambara, nta nyungu y'intambara, kabone naho yaba iri kure yawe. Uyu munsi nubwo iri kure yacu, ariko dore yatangiye kutugiraho ingaruka mu buryo bwose, mu biribwa, mu migendere, mu micururize, mu myubakire, mu myambarire. Ibintu byose byakozweho kubera ibihugu bibiri, ndetse n'ibindi biri muri rido bitagaragara. Aho ugeze intero n'inyikirizo ni uko ibiciro byazamutse ku masoko. Ibiribwa biri guhenda, ndetse iyo ubajije utese ubundi ntimwari mufite sitoke mbere y'uko ibi biba? Barakubwira ngo impamvu tugomba kuzamura ibiciro ni uko igihe cyose ibyo dufite bizashira tugasubira kurangura, tuzasanga igiciro twaranguyeho mbere mu gihe gishize atari cyo kikiriho. Ngo bityo rero nurangura ku giciro kirekire kandi waracuruje ku giciro gitoya, ngo urumva ko uzaba urimo guhomba. Ariko wabigenzura ugasanga sibyo, kuko muri uko kurangura kwa mbere baranguye nta kibazo, kandi bacuruzaga bamaze gushyiraho inyungu. Bivuge ngo ni inyungu yiyongera ku yindi nyungu bashyizeho. Kandi ni ukuvuga ngo iyo ugiye kurangura ugasanga igiciro cy'ibyo ugiye kurangura, ucuruza wongeyeho inyungu, n'ubundi baraprofita ayo ngayo, kandi nibasubira kurangura igiciro bazaranguriraho bazongeraho inyungu bakeneye kwakira. Urumva ko ari ibintu bikomeye biri kudusaba imbaraga nyinshi, ariko si imbaraga zo gukora ikindi,
ahubwo n'imbaraga z'umufuka. Noneho ukibaza utese umufuka wanjye ubundi usanzwe umeze ute? Hari ukuntu abantu bavugaga bati tese wanguriye, undi akavuga ati wapi, imifuka yanjye irava. Iyo imifuka iva bivuze ko nta kintu kirimo, yaratobotse, nta mafaranga afite mu bubiko bwe. None se uyu munsi imifuka yacu iruzuye cyangwa se irava? Ufite iyuzuye nta kibazo afite, ariko ufite iyatobotse ikibazo ni cyose. Arabazwa minerivare, arabazwa amatike, arabazwa ibyo kurya, arabazwa ikode niba akodesha, mbese shyiraho ngo ndabazwa ibi. None bikwiriye kugenda gute cyangwa biragenda gute? Muri ibi bihe igisubizo gikwiriye ni ugusenga Imana, kandi ni ukwirinda urwango ngo ugire aho uhengamira, ahubwo ukwiriye gusengera bose kugira ngo Imana ihagarike intambara. Abantu bajya bibeshya ku bintu bakagira ngo Imana ntishobora kujya hagati y'abantu, ibyari biriho bigiye kuba bibi Imana ikabihindura. Ariko uwo ni umurimo w'Imana, kandi iyo uhagurukiye kuwukora iwukora neza ntawe uyikomye mu nkokora. Abantu benshi bari kwibaza batese iyi ni intambara ya gatatu y'isi yose? Abandi bakavuga batese iyi ni imperuka? Ariko ibyo byose icyo Imana idushakaho ntago ari ubwoba, ahubwo ni ukugira umutima ukomeye, hanyuma tukayihamagara, kuko iyo Imana ihari byose ibasha kubitunganya. Iyo atari irinze umudugudu, abarinzi babera amaso ubusa, kandi iyo atari yo yubatse inzu, abubatsi bubakira ubusa. Nubwo isi ihungabanye, Imana irashaka umutima wawe. Irashaka ko uca bugufi ugasenga kugira ngo ukuzeho ibihe bibi, kandi bigaragara yuko bishobora gukomeza kuba bibi kurushaho. Birakwiriye ko abantu duca bugufi tukinginga Imana ndetse tukayihendahenda. Hari ibimenyetso byinshi bigaragaza uburyo twagiye dusenga Imana, kandi Imana igakuraho ibyago n'amakuba, ndetse ibyari byugarije abantu ikagenda ibinetraliza, nuko abantu bakongera bakagira ihumure. Nubwo isi ihungabanye ikaba inyeganyeze, ariko Imana iracyari ku ngoma. Yo ubwayo yaravuze ngo ntabwo izareka intore zayo zitakira amanywa n'ijoro. Rero biragusaba gutakira Imana, biragusaba kwinginga Imana, biragusaba gupfukama, biradusaba guca bugufi tukereka Imana ikibazo kugira ngo imanure igisubizo. Ni kenshi Isiraheli yagiye ijya mu ntambara hamwe n'Abafilisitiya ndetse n'ibihugu bindi bari baturanye muri Bibiliya mu isezerano rya kera. Ariko Abisiraheli iyo bacaga bugufi bagashakisha Imana umwete, bakayihendahenda, Imana nyir'ijuru n'isi yaramanukaga ikabarengera, ikabahagararaho, ikabimana cyane. Uyu munsi noneho si bo bireba, ahubwo birareba isi yose. Nawe ubwawe birakureba. Niyo mpamvu gusenga kwawe, gusenga kwanjye gushobora gutuma Imana imanura igisubizo cy'isi ya none. Nagira ngo nkubwire ngo ubwoba si cyo gisubizo cy'isi ya none, ahubwo gusenga no kwinginga no guhendahenda Imana, ibyo bishobora kuba umuti ndetse bikaba igisubizo, aho kugira ngo abantu bajye mu mahane, bajye mu matiku. Ibyo ntaho byageza isi, ahubwo byayisubiza inyuma.
ariko Imana niyo yonyine ifite igisubizo cy'isi ya none. Buri wese akurura yishyira, buri wese aba ashaka icyubahiro, buri wese aba ashaka ubukungu, buri wese aba ashaka gusumba undi, ariko Imana yo mu ijuru icyo ishaka ni uko abantu bagira amahoro, icyo ishaka ni uko abantu bagira umutuzo, icyo ishaka ni uko isi itekana. Murakoze. Nagira ngo nguhamagarire gusenga, wikogeza, wigira ubwoba, ahubwo ca bugufi usenga Imana. Iki ni cyo gihe cyo gusenga, kandi ntugire ubwoba ko isengesho ryawe Imana itaryumva. Nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Isengesho ryose Uwiteka araryumva, ntajya atuma rigwa hasi iyo usenganye umwete ugashakana Imana gukiranuka.